ntabwo ngiye bijya bimbaho ngo bure konsole gusa nshobora kuvuga ngo mvuye ahangaha ndagiye ubwo nyine kuva nahagurutse aho nongera kwisaga ndi mu rugo. Ntabwo sinema ituma umuntu abikirara ahubwo aba ari wa wundi we ari we aba ari we yagombaga kuba we. Burya iyo wasomye rero ukajya no kuri moto buriya cyangwa ukajya mu modoka umuyaga buriya arakongerera. None byumvikane ko uri single searching. Ni single searching. Ashobora kuba muremure nka Meddy akunda abyibushye ukuntu nka The Ben ariko attention akaba afite urukundo pana bya bindi byo kusa kunyinisha ntabwo byava mu rugo. Kunzi ba Katikati Media twongeye twagarutse turabasuhuje aho muri hose mu mpande enye z'isi. Uyu munsi dufite umutumirwa tutizimbye mu magambo watangira utwibwira. Nitwa Uwamahoro Berine. Uwamahoro Berine ukora iki mu buzima busanzwe cyangwa muri entertainment? Ndi actress gihe kimwe na kimwe nshobora kuba nkaba script writer na director. Uri script writer, ukaba director, ukaba actor, ibyo byose mu muntu umwe. Ese nagira ngo nkubaze ibintu wabitangiye ryari by'amafilme kubikunda ndetse unatubwire igihe watangiye noneho kubijyamo ngo urakina cyangwa urandika cyangwa uradirectinga byatangiye ryari? Okay, nabikunze kuva kera niga mu kane segonderi nibwo natangiye narabikundaga kuko na kera nakunze kujya nandika indirimbo ariko kubera amashuri n'iki sinabikomeza. Niga no mu kane segonderi nibwo nagize amahirwe yo gutangira kujya mu filme ako sinkinema nk'umu actrice principal nkakinamo bisanzwe uhita after ndabireka ko narigaga sinabikomeza cyane ariko muri 2020 nibwo nabishyizemo imbaraga numva ko ngomba kujya muri entertainment numva ko ibyo nakunze kuva kera nabikora. Nibwo natangiye ntangira nkora indirimbo ariko nkazikora mu buryo nge najyaga inyuma ya kamera ngo nabaga ndi imbere nkanazi directing actually. Wenda urugero rw'indirimbo nakoze ni nk'ikimenyetso ya Pasha Bizimana ndafatanyije na group yanjye dukora script yose directinga iranakundwa. Nyuma yaho nibwo naje kujya muri filme yitwa Ihurizo icako mu TV nkinamo nitwa Tony. Ubu nibwo natangiye urugendo rwanjye rwo kumva ko najya muri entertainment cyane. Uyu munsi wagushaka wenda kureba filme yaba ari ya bugufi cyangwa y'iki gihe nta filme ufite wenda twajya kureba urimo gukinamo ubu? Iyo niyo nyine Ihurizo ndi gukina ubu ngubu biroroshye cyane nibwo igitangira natangiranye nayo niyo ndi gukina ubu ngubu ica ku TV. Byiza cyane. Wenda ndumva ari muri domaine yawe nahita nibaza ngo ndabona umwana w'umukobwa uracyari muto ndetse uranasa neza by the way nibagiye kubiheraho aho ngaho njye numva ngo hari ibintu ngo iyo bagiye gukora casting hari ibyo baheraho hari ibyo bagenderaho tutabiciye kure. Ibyo bintu se wabitubwiraho iki? Hari icyo biziho nkawe ubibamo? Okay, nkanjye mbibamo ibya casting iyo bakoze casting public ibyo bintu ntago bibaho, ntago bijya bibaho pe. Nyine casting public mu muri benshi baraba casting nyine waba uri umukinnyi mwiza ukamuvinga waba utabishoboye ntago baguca intege. Ushaka kuba utabishoboye no munsi ukavuga wenda ino casting sinatsinze ariko indi nzatsinda. Iyo bakoze public casting ni nayo bakoze mu Ihurizo nta kibazo cya ruswa cyangwa iki. After that wenda ikintu wari utubwiye ngo iyo ari public casting none se habaho n'izindi zitari public wenda uraza kutubwira izo arizo naho bishoboka ko kuko icyo kintu ntizera kukizi kandi kivugwa?
okay, public casting ni igihe babahamagaye mwese bakababwira duhurira aha. Itandukanye nayo rero ubwo byumvikane ko Itandukanye nayo ni umuntu kwihamagarira we ku giti cye kuko ashaka kuba akuzi cyangwa hari umuntu wamubwiye ko ukunda filime akakwihamagarira ngo ngwino tujye gukina filime ahantu runaka. Anyway, ku bakobwa iyo ari nk'umugabo wakwihamagariye sometimes nibyo bagushakiraho nyine, ariko abagabo banabaka amafaranga. Gusa njye mu ngendo zanjye mu gihe cyane nagiuzemo cyose ntabwo byigeze bimbaho. Naye kukubaza ngo uwaguhamagaye waramwitabye cyangwa se byakugendekeye gute? Njye ntabwo byambayeho kuko nagiriwe ubuntu bw'uko abantu benshi twari tuziranye badafite iyo mico. None kugeza kuri uyu munota utekereza ngo umuntu ashobora kuba yakina filime zikamubeshaho mu buzima bwa buri munsi cyangwa se ni ikintu umuntu akora nyuma y'akandi kazi? Aho ngaho ubu ngubu ntabwo sinema iragera ku rwego wayikora ngo ibe ari gutunga burundu. Ntabwo mu Rwanda turagera kuri urwo rwego, ntabwo turamera nk'abantu ba Hollywood kuko Hollywood urabizi ko umukinnyi abeshwaho na filime gusa, ariko mu Rwanda siko bimeze. Urakora ugakina filime unyura ukagerageza ibyo bintu bimanaginga, yaba akazi kawe gasanzwe yaba na filime uri gukina. Umuntu aramutse abwiye ababyeyi bafite abana babo bafite izo mpano, hari ababona hari ababijyamo bakitwara ukuntu, hari abatabishishikariza wenda abana babo, nkawe wagira nama ki uwo mubyeyi ufite uwo mwana waba ufite iyo mpano kuba yamuha ubwo burenganzira bwo kugira ngo nawe agerageze ayo mahirwe? Kera bitumye hari ikintu nibuka, kera narabikundaga pe, ariko mu rugo bakambwira ngo wibikora ibiki n'ibiki ntabwo ari byiza, bituma umuntu abikirara. Ariko ntabwo sinema ituma umuntu abikirara, ahubwo aba ari wa wundi we yari we, aba ari we yagombaga kuba we. Kuko none se hari abantu benshi bavuga ko ari ibirara kandi batari muri sinema. Si hari abantu benshi baba ari ibirara kandi atari abahanzi. So uwo niwe muntu aba ari we. Rero wibuze umwana ngo ntakine filime kubera iki kintu, no, ahubwo muhinzira umubwira ngo yego wayikina, aho wakitwara gute na gute, wagenda ute mu nzira ugiye kunyuramo. Bajya bavuga ngo abantu benshi iyo bagiye muri sinema babirara, babindaya, banywa inzoga, banywa itabi, ariko iyo umuntu atigeze abikoraho na mbere ntashobora kubikora. Kuko hari abantu benshi nzi rwose bari muri sinema adashaka kunywa inzoga, kadashaka no kunywa itabi kandi ayirimo. Ntago birari byo bituma umuntu abikirara, ahubwo uwo yari we n'utuma abikirara. None wigeze gukomoza ku kintu uvuga uti abantu bashobora kuza wenda bakanywa amatabi, bakanywa inzoga, ese kuri wowe ntabwo byigeze wenda bikubaho cyangwa se amarwa cyangwa agasembuye ujya urebaho? Ntago nabihakana, ndebaho. None hari igihe wari wanywa wenda agasembuye biterwa n'akariko, ariko wenda ukavuga uti uyu munsi hari igihe rwose wenda natashye ntabizi cyangwa se kangejeje ahantu ku rwego numva ntarimo gukontorora ibyo ndimo? Ntabwo ngiye bijya bimbaho ngo bure konsole, gusa nshobora kuvuga ngo mvuye ahangaha ndagiye, ubwo nyine kuva nahagurutse aho nongera kwisiga ndimunuka. Byumvikana rero ko nawe ka gatama gashobora kukubasha ku buryo ugera no mu rugo wenda utazi n'icyo wateze. Kuba nkibuka ko navuye ahantu narindi narateze moto nanayibwiye aho ngiye, ubwo ibindi nshobora kuhita ngera nko mu rugo. Burya iyo wasomye rero ukajya no kuri moto buriya cyangwa ukajya mu modoka, umuyaga buriya urakongerera. Ukongerera gusinda cyangwa urakugabanyiriza? Ukongerera gusinda ntabwo kugabanyiriza, kuko uzareba ushobora kuva kuri moto ari umaze kugafata wagera aho ugiye, ahubwo ugasanga nibwo bibagiwe ibyabaye byose. None watubwira, ufite umukunzi, ufite umusheri, uhagaze ute? Njye ndi umumerifiye, ntabwo mbana n'umugabo, ari n'umukunzi ufite ubu ngubu. None byumvikane ko uri single searching? Ni single searching. Umuntu w'igitsina gabo tujya tureba abandi bateruye bafite mpande eshatu hehe, bafite uko bateye amatuza,
kuri wowe umuhungu wenda wakumva wakwishimira cyangwa wakwifuza ko yakubera umukunzi, ugereranyije mu bahanzi bazwi ari aba sinema cyangwa n'abandi bose, ariko ku bantu tuzi watubwira uti wenda nk'umuntu uteye nka kanaka, mutekerezeho utubwira uti nk'umuntu uteye nka kanaka. Ubu ikibazo kigoye, so navuga nk'umuntu uteye nkande koko. Okay, muri taye ukuntu baba bateye. Yego. Okay. Ashobora kuba muremure nka Meddy, akunda abyibushye ukuntu nka The Ben. None ubwo umuntu The Ben urabizi neza ko ubu igitrendinga nuko we na Pamela bameranye neza. Aho ngaho urihombeye. Hari na Meddy nawe mu minsi ishize, ubwo se okay, ntacyo abasore bameze nka kwa kundi kwa Meddy cyangwa kwa The Ben biteranye muremure nka Meddy, sibyo? Akaba munini nka The Ben. Uwo ni ushaka nyine uzi ko ibyo bintu byujuje nta kibazo azana, ariko attention akaba afite urukundo pana bya bindi byo kusa kunyinisha ntabwo byavamo. None se umuhungu waba umeze wenda nka Kibonke ntabwo yakwishyiramo kandidatire? Kibonke Clapton. Oya. None se umuntu wenda waba ateye nka Ama-G The Black cyangwa se Bruce Melody, uratekereza ko ntabwo yagusanga ngo mu byumve kimwe? Okay, nyine byaterwa n'ukuntu bisaca. Njye ntabwo nkunda nkurikije taye, nkunda nkurikije urukundo ama kandi atambeshya ari seriye. Rero mwabahungu mwe unduzanye nakaza aje kugukinisha nye ntabwo byavamo, wahita wihombera. Ese ubundi ninde wahereyeho wenda wakubereye icyitegererezo ujya kwinjira mu mwuga wa sinema? Okay, nakuze nkunda Angelina Jolie, ni umukinnyi wa filime wo hanze. Mu Rwanda nkakunda uwo bita Nadege. Yego. None ukifuza gutera ikirenge mu cyabo. Ubu ubona se filime cyangwa sinema nyarwanda izarenga umupaka ikagera aho wenda irebwa muri East Africa cyangwa se muri Africa cyangwa ku isi yose, ubona hasabwa iki? Nizihe mbaraga ubona washyiramo cyangwa ni ikihe kintu wakwifuza uti iki kigezweho twaba tugezeyo nkuko twibifuza? Imbaraga za mbere zirava mu Banyarwanda. Njya gukora sinema, njya muri sinema kuko nshaka gushimisha umunyarwanda. Rero nabireba ashaka kubwira, tuvuga urugero, akabwira inshuti iba muri Tanzania ati reba urwego abanyarwanda bagezeho, icyo gihe niya ntambwe azabaduha. Umunyarwanda umwe nabikora babiri batatu bakabwira abandi bari mu bindi bihugu muri East Africa cyangwa bari hanze, bizoroha cyane, bizanakunda kuko bizatuma n'abandi bantu baba attraction yo kuzireba. Ikindi ku Banyarwanda navuga muri sinema, yego ntabwo ari benshi babikora, ndabizi biragora, ariko twabikora. Abantu twese turi muri sinema twabikora, gushyiraho ama-subtitle kuko ntabwo abantu bose bumva Ikinyarwanda. Ako byibuze dukoresheje nka subtitle y'Icyongereza cyangwa France, isi yose ahubwo abantu benshi babireba kuko bajya bumva cya Gifaransa, bajya bareba subtitle y'Igifaransa. Kimwe nuko mu Rwanda abantu benshi bareba filime batazi Icyongereza, bazireba kuko zasobanura cyangwa bari kubona subtitle. So rero niyo mpamvu natwe tubikoze byagira ahantu bigeza filime nyarwanda ku rwego rushimishije cyane. Urakoze cyane. None wenda tugana ku musozo, ubu ngubu uwaguha ubushobozi cyangwa akaguha amafaranga ku rwego rushimishije, wayashora muri iki gihugu? Wenda urugero, uyu munsi umuntu aguhaye miliyoni nka 50 z'amanyarwanda akakubwira ngo iyashore mu kintu numva nshaka unako wumva cyakungukira, wayashyira mu ki? Ikintu cya mbere nayashyiramo kuko nkunda sinema, nashyira muri sinema.
none kuvuga ku rwego wenda turiho rutaragaruka nako rutaragera ku rwego umuntu yabyaza umusaruro izo sinema cyangwa amafaranga yakugarukira, urumva utahita wishora mu gihombo se kandi nawe ubizi? Ntabwo nakwishora mu gihombo. Burya biterwa na sinema turi gukora, kuko ntabwo ubu ngubu umunyarwanda akeneye kureba wa muntu wo mu cyaro ngo yiteze igitenge cyangwa iki, ahubwo twebwe ubwacu ideas zacu nizitume dukora filime nzima, filime nyine ifite icyo isobanuye, filime ifatika. Impamvu uvuze ngo nashora muri sinema, ubu ngubu nta tandukaniro amafilime menshi turi gukina pe, ndabivuga ko ndi umwatrice, amafilime menshi turi gukina ameze nk'ahajya gusa, nta tandukaniro dufite. Ariko boye ngewe icyo gishoro nakora itandukaniro mu rubu byanjye, kuko ndi script writer, nshobora kuba mfite idea yanjye nakoreshaho cya kintu itandukaniro n'izi filime turi gukora, nkakora itandukaniro ku buryo yaza nyine igakora umuti nkasubizwa yanjye pe. None mu rugendo wagiye ugira mu bitandukanye wagiye ukora mu rwego rwa sinema, koko niyo twibanzeho, koko niyo domaine yawe, wumva ari igiki wicuza ukavuga uti wenda iki kintu sinari kuba naragikoze muri uwo mwuga, cyangwa se wasubiza ibihe inyuma iki kintu nagikosora gutya? Kuko hari igihe umuntu akora ikintu ukavuga uti nyamara hari ahantu wenda swate narakotoye, cyangwa se hari imbaraga ntashyizemo nagombaga gushyiramo. Kuri wowe wumva ari igiki wakosora umuntu asubije ibihe inyuma? Kuri ubu muri sinema nta kintu ufite navuga ngo ndasubiza inyuma nkosore, kuko kuba ntarakomeje igihe nigaga mu wa kane ntago ari uko nari mbyanze, ahubwo nagombaga kubanza kurangiza, nkabanza nkiga segonderi nkayirangiza na universite nkayirangiza, kandi byarabaye. Ubu nta kintu mvuga nicuza ngo harasi nashyizemo imbaraga oya, ahubwo mu gihe nabitangiye muri 2020 ahubwo ibigiye kuza imbere nibyo ngiye ngomba gushyiramo ingufu kugira ngo ntazagira wa mwanya cyangwa cyagiye cyanjye cyo kwicuza. Urakoze cyane, wakoze kuduha umwanya wawe n'ikiganiro cyiza. Twagira ngo dushimire buri wese wafashe umwanya we akatureba ndetse akumva ibitekerezo bitandukanye. Uwaba afite comment yashyira kuri iki kiganiro, turagushishikariza ko wayandika hariya hasi, ariko wakora subscribe, share na comment. Ni ibintu byibanze kandi no kudutera inkunga mu buryo bushoboka. Tugushimiye umwanya wawe, ibihe byiza.